wifuze kumenya ibye, wifuze kubihagararamo, ntiwemere kuyobagurika ngo wibwire ko Yesu hari ikindi kintu bamwongeraho ngo agakiza kabone guhinduka gahagije. Amasengesho menshi ntabwo uhindura umwana w'Imana kurushaho, oya, ahubwo uyaterwa n'umutima ufite inyota, ukifuza kumenya Kristo kurushaho, ukifuza gusabana nawe. Ibyo kandi bikurinda ubuyobe buzenguruka bwagutera kwibwira ko uwo muntu yegereye Imana kukurusha, kuko yakoresheje ibihendo by'ubuyobe bw'igihe cyanyu. Ubwo afite ijwi risaraye, ubwo ni ukuvuga ko ari ufite amavuta. Nanjye mubwire ko ijwi ryasaraye tuba twishe corde vocale zacu, tuba twishe haba hapfuye, sote twananiwe, twaraye amajoro, twashakuje, nta jwi rya anointing ribaho. Nta kintu nkeneye kwiterekaho ngo mbone guhinduka uwera cyangwa uwemewe. Ngo ujye ukibwira uti no, kuno kuvogera. Umuntu wakire Kristo umwami w'abami, ni gute ibitekerezo byajagajaga umutwe wanjye uravuga uti no, waciye ahantu hatemewe. Mwabyumvise? Igitekerezo cyo gusambana kije, icyo kwangana, icyo kubeshya, icy'uburiganya n'ibindi bintu bitandukanye, kumva karatambutse ngo pyo. Ubwo abona barimo batera intambwe, abandi bo byituriyemo, babana nabyo, barabisasiye, barabyorosa, barabivomerera, bakabigaburira. Imana igukize. Haleluya. Twice, twumishe, bikagukomangira, bikakujagajaga, bikavuga ati no, urapfa, uruma, ntabwo utura muri njyewe, umuntu waguzwe amaraso. Haleluya. Kubera iki? Mwibuka ko twapfuye. Muri make ubuzima turimo bw'inyongezo si ubwacu, ni ubwa Kristo. Umubwire ngo nyongere inyota, umubwire n'ibyuzuye umutima wawe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo isi waremye ugutwi ntazumva, ngo kandi kuko yumva ibyo asabwa, niyo mpamvu abantu bose bajya aho ari. Arumva, arakora, akora ibirenze ibyo dusaba, birenze ibyo twatekereje. Imigambi ye kuri twebwe ni myiza, nubwo inzira ze zitandukanye n'izacu. Yaravuze ngo ku iburasirazuba hitaruye iburengerazuba, ngo niko inzira ze zitandukanye n'izacu. Niyo mpamvu rimwe na rimwe inzira ze tutazumva, ni nayo mpamvu twiga ijambo ry'Imana kugira ngo turusheho kumumenya, kumuhishurirwa. Data, ndagushimira amahirwe umpaye, umugisha umpaye wo kuba mu nzu yawe no kwicara ku birenge byawe kugira ngo nigishwe nawe. Ndagushimira abahungu n'abakobwa washyize inyota twese mu mitima yacu, tukaza dusiganwa, twifuza kwigira kuri wowe, twifuza kugutura indirimbo n'imbyino, twifuza kwigishwa nawe Mwami. Turagushimira iyo nyota waduhaye, turagushimira impano y'amagara mazima, tugatambuka tukagenda bigakunda. Mwuka duhumeka ni wowe tuwukesha Mwami, tubiguturiye amashimwe. Ntago ari ikindi, n'ubuntu bwawe no kugira neza kwawe ndetse n'imigambi yawe ikomeje ku buzima bwacu. Abavuye muri uyu mubiri ntago twakiranutse kubaruta, ariko igituma duhari Mwami nuko ari cyo wifuza gukorana natwe. Turasenze kugira ngo ukitumenyeshe, twe kuba abapfapfa, ahubwo dushishikarire kumenya icyo ushaka n'icyo wowe ushima, maze tugihagararemo, maze tukigenderemo. Mwuka wera, nshuti nziza, ngwino twigishe, unyigishanye n'ubwoko bwawe, ugwize inyota nyinshi mu mitima yacu kugira ngo tugutega amatwi, tubikunze, tubyifuza, tubishaka, tubikumbuye. Reka imitima yacu imbere bwa butaka bwiza bwakira imbuto, ikamera, igakura, ikera. Reka impagarara z'uburyo bwose umwanzi yashyize mu mitima yacu, mu bitekerezo byacu, zibera inzitizi, zikaba bariyeri ku butumwa bwiza. Twarababariwe, dufite umugabane mu ijuru, amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Bamarayika bafite amatsiko yo kureba abo aguzwa amaraso. Igihe kimwe wishimiye mu mwuka ngo uravuga ngo ndagushimira Data muremyi w'ijuru n'isi, ngo kuko wabihishe abanyabwenge, warabibahishe
ngo bishurire abana batoya. Thank you Lord. Urakoze mwami, urakoze data. Amen. Haleluya. Yesu ni mwiza cyangwa mukabimenya. Anashubije ngo barabizi. Haleluya. Kubimenya nibwo buzima, niryo tangiriro ryo kubaho. Kumenya urukundo rwe, kurusogongera, niryo tangiriro ryo kubaho. Iyo utararusogongera uba uriho utariho. Haleluya. Ko mukunda kurangara, reba amaso yanyu agiye, murabaherekeje mubageza mu ntebe. Karibu bakozi b'Imana, Imana ibahe umugisha. Nk'abana bato kandi nanjye rero ntibyanyorohera kutabatongera. Reka dukomeze mu ijambo ry'Imana tumazemo iminsi. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Twarimo tuganira, tumaze iminsi tuganira kandi turakomeje uko umwuka w'Imana adushoboza. Turifuza kuba abahamya buzuye ibyo bahamya. Haleluya. Haleluya. Mbwira mugenzi wawe utureba kuri pasiteri, wireba ku ruhande. Yesu ashimwe cyane. Utiriva mu bindi urimo, uve muri telefoni, twiga ijambo ry'Imana. Haleluya. Umuhamya wuzuye ibyo ahamya bihinduka ubuzima, biroroha. Nkuko eponge irimo amazi iyo iteretse ahantu byanze bikunze izahasiga amazi, uko niko kuri. Haleluya. Tujya dusaba abantu rero guhamya ibitabuzuye, mu by'ukuri tuba tubarenganya, tuba tubasaba ibitashoboka. Nuvuga ngo uko ubuzima bwa Kristo bugwirira muri njyewe buzahinguka inyuma, abo tubana bazabibona. Haleluya. Uko bugwirira muri njyewe impinduka z'ubumana zigenda zikora umunsi ku munsi. Imana nishimwe. Gukizwa ni ubuntu, kandi iyo umuntu akijijwe rwose ako kanya amazina yandikwa mu gitabo cy'ubugingo, kubera ko abahindutse umwana w'Imana. Imana nishimwe. Twese tuba turi abana b'Imana, ariko abahawe umugisha wo kudahiganje icyo gihe nuko Yesu bibwiraga ko atari Imana, ko ubumana bwose butuzuriye muri Kristo. Ni kimwe mu buyobe bari bafite. Reka dusome no kuva ku murongo wa 16. Ngo nuko rero ntihakagire ubacira urubanza kubw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa, cyangwa kubw'iminsi mikuru, cyangwa kubwo kuziririza imboneko z'ukwezi. Nuko rero ntihakagire ubacira urubanza kubw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa, cyangwa kubw'iminsi mikuru, cyangwa kubwo kuziririza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato, kuko ibyo ari igicucu cy'ibizaba, naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Haleluya. Ibyo byose byari igicucu kibyendaga kuba, kibyendaga gusohora, hanyuma gusohora kwabyo kukuzurira muri Kristo Yesu. Haleluya. Ahangaha muribuka yuko ibyo kunywa cyangwa ibyo kurya habagaho ibyitwa ko byejejwe n'ibindi bitejejwe. Muzi ko hari ibintu bari babujijwe mu mategeko bari bafite bwa mbere mu gihe cya kera, mu gihe cya bizeraga iriya myizerere bari bafite mbere yuko Yesu aza. Murabyibuka nshuti z'Imana, mu mategeko ya Mose n'ibindi byabagengaga harimo ibyo kurya bemerewe n'ibindi bitemewe. Muribuka Petero cyagiye ajya kujya kwa Koruneliyo, muribuka rya yerekwa yagize, Imana imubwira ngo narye ibyo bintu yitwa ko bitejejwe, hanyuma akavuga ati ntabwo bihongeye Petero, sindarya ibintu bitejejwe. Nk'umuyuda wiyubashye ntabwo yari kurya ibintu bitejejwe. Yesu ashimwe cyane. Niko byari bimeze. Hanyuma rero Kristo araza, amaze kuza cya gicucu cy'ibizaba cyuzurira muri we. Ariko abantu batari bakakiriye ubutumwa bwiza bwuzuye, bagasaba abantu nimba bahindutse abizera, niba bizeye Kristo, ariko bakomeze kuziririza nk'ibyo baziririzaga kera. Mbese agakiza karuzura ufashe Yesu ukamugerekaho kureka kurya ibintu runaka, kureka kunywa ibintu runaka. Murumva icyo kintu ko atari cyo. Ni nkaho igitambo cya Yesu ku musaraba cyahindutse ikidahagije. Muri make kiba ari igitutsi ku Mana. Haleluya. Uzi gufata icyo Yesu yakoze ku musaraba, icyatumye apfa, ukongera ukakigereranya yuko cyangana no gukizwa n'ibyo wariye, n'ibyo wambaye, n'ibyo wanyweye, no kuziririza iminsi n'imboneko z'ukwezi. Iyo bavuga imboneko z'ukwezi ni iminsi mikuru n'imihango yose bakoraga ku minsi ya mbere ibanziriza ukwezi kwabo nk'abayuda. Imana nishimwe. Ibi rero byari ubuyobe bukomeye muri rino torero ry'i Kolosayi.
ibyo baryaga, ibyo banywaga, bifuzaga ko byagerekwa ku cyo bizeye ngo agakiza kakabona kuzura. Imana itugirire ubuntu. Murabizi ko habagaho iminsi mikuru yitwa iyera, hariyo bari bategetswe inshuro zingahe mu mwaka, bazamukaga ku rusengero i Yerusalemu, ariko Bibiliya tubwiye ngo ibyo byose byari igicucu kibizaba, naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Imana nishimwe cyane. Ikintu gitangaje rero nuko ubuyobe bukomeze gushora imizi bukajya budusatira natwe muri iyi myaka. Hariho umuntu uzi ko ku cyumweru ari umunsi wera kuruta indi minsi. Haleluya. Ku cyumweru mu gitondo nibwo yiyeza, iyo agiye kwegera igaburo ryera nibwo yiyeza, mbese agira iminsi yumva ari y'umwihariko. Iyo ari umudivantiste yumva isabato yera cyane kuruta indi minsi. Yesu ashimwe. Nagira ngo mbabwire ko ku Mana nta Monday na Tuesday na Saturday na Sunday bibayo. Haleluya. Imana itura mu bihe byiteka, kandi kubara iminsi byaje mu gihe cy'abantu, ni abantu babigennye, ni kuvuga ngo mu gihe cy'abantu. Imana nishimwe. Icyakora Pawulo yatwandikiye neza, uziririza iyo minsi ntacyo bitwaye nayiziririze, n'utayiziririza abyihorere ntacyo bitwaye, tuzagenda tubibona. Ariko bihinduka igitutsi cyangwa bigahinduka kuyoberwa icyo Yesu yakoze iyo tubifashe tukibwira yuko byagereranywa n'icyo Yesu yakoze, byakongerwa ku byo Yesu yakoze ngo umuntu ahinduka ushyitsi. Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Muze gusoma muri Yesaya igice cya mbere, ntabwo turi basome umurongo wa 11 na 15 gutyo. Hari ahantu Imana yababwiye ngo ndambiwe amasabato yanyu, ndambiwe imboneko z'amezi yanyu, ndambiwe ibitambo agahishye byinshi muza kuntura, ndambiwe ko mundibatira inzu. Ni ukuvuga ngo byasigaye ari imihango ariko Imana itagize gute, itabirimo. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Kugeza igihe Imana ivuga ngo ndabirambiwe ibyo bintu. Rero biroroshye ko imirimo y'inyuma yabera umuntu umutego akayisigarana yonyine, ariko nta Yesu birimo. Agakiza kabonerwa muri Kristo akadomo. Haleluya. Nta kindi kirengejeho. Ubundi buzima twabamo tububamo kubera icyo twabaye cyo nyine, kuko twabaye abana b'Imana, ariko ntibiduhindura kuba abana b'Imana, ntibidutera kwemerwa n'Imana birushijeho. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Byari igicucu kibizaba. Dukomeje kuri 18 ngo ntihakagire umuntu bavutsa ingororano zanyu azibavukishije kwihindura nk'uwicisha bugufi no gusenga abamarayika, akiterera mu byo atazi, atewe kwihimbariza ubusa n'ubwenge bwa kamere ye. Ntihakagire umuntu ubavutsa ingororano zanyu azibavukishije kwihindura nk'uwicisha bugufi no gusenga abamarayika, akiterera mu byo atazi, atewe kwihimbariza ubusa n'ubwenge bwa kamere ye. Ibyo nabonye mu busobanuro bwa Bibiliya ahangaha, ntihakagire umuntu bavutsa ingororano. Mwibuke ko iyo umuntu yandika mu gihe cye. Niyo mpamvu bimwe dushobora kutabyumva uyu munsi, kuko byanditswe mu gihe cya kera bitajyanye na lifestyle cyangwa n'ubuzima tubayemo. Ariko ahangaha havuga ngo ubavutsa ingororano, ngo iyi nteruro ikoreshwa ngo yasobanuraga kimwe n'iyakoreshwaga bavuga umuntu wakurwaga mu isiganwa, umusifuzi akamukuramo kubera ko atubahirije amategeko y'irushanwa. Mugaruke. Haleluya. Dukomeze. Ntihakagire umuntu bavutsa ingororano zanyu. Ngo iyi mvugo irakoreshwa mu buryo busobanura nk'umuntu waza, umusifuzi waza akagukura mu irushanwa hagati kuko utakurikije amategeko y'irushanwa. Abakolosayi rero barimo barasabwa ko badakwiye kwemera inyigisho z'ibinyoma ngo bahakane agakiza bahawe, bitewe nuko batihinduraga nk'abicisha bugufi cyangwa ngo basenge abamarayika. Dusubire kuri 18 kugira ngo twumve. Haleluya. Ibyo bintu mu byihorere. Ntihakagire umuntu ubavutsa ingororano zanyu azibavukishirije iki? Kwihindura nk'uwicisha bugufi. Murumva iyo bivuze ngo kwihindura nk'uwicisha bugufi ntabwo ari uguca bugufi, ni ukwihindura nkabyo, sibyo? Ngo azibavukishe kwihindura nk'uwicisha bugufi no gusenga abamarayika, akitera mu byo atazi, atewe kwihimbariza ubusa n'ubwenge bwa kamere ye. Muri make Pawulo arimo arabagisha inama, ntagire umuntu babwira ko urugendo rw'agakiza mutarutangiye igihe mwizeraga, kuko abasaba wenda gusa nawe biriya akora bisa nko kwicisha bugufi, ndetse bashyizemo no gusenga abamarayika, akaba yumva ko aribwo agakiza kuzuye. Muri make akamera nka wa muntu ugusohoye mu irushanwa kandi wari waratangiye urugendo rw'agakiza. Yesu nashimwe. Haleluya. Arimo arababwira rero ngo ntibemere izo nyigisho z'ibinyoma
ngo bahakane agakiza bahawe, agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu gusa, ngo bibwire yuko kongeraho iyo mihango isa nko kwicisha bugufi igaragara inyuma aribyo bituma agakiza gahinduka kuzuye cyangwa se kwemerwa n'Imana. Imana itugirire ubuntu. Kwicisha bugufi umuntu yiratana ku batariko, kuko kuzuyemo kugaya abandi kandi kugashingira ku murimo w'inyuma utagira umumaro. Yesu ashimwe. Haleluya. Uku gusa nk'uwicishije bugufi bitera umuntu kubyiratana, akajya avuga ati ndakurusha agakiza kuko wenda ngiye nambara ikanzu igera ku birenge, ndakurusha agakiza kuko wenda ngewe niyiriza kangahe mu cyumweru, ndakurusha agakiza cyangwa ngewe ndakurusha kwemerwa n'Imana kuko wenda mfite iyi misatsi nk'iyi mfite. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ni ukuvuga ngo uku kwicisha bugufi umuntu yiratana kuba atariko, kuko kuzuyemo kugaya abandi kandi kugashingira ku murimo w'inyuma utagira umumaro wo gukiza. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Kwicisha bugufi nyako kuba imbere y'Imana. Imana nishimwe. Haleluya. Aha rero bafitemo n'ubundi buyobe bwo gusa nk'abashyira imbere abasenga abamarayika. Abamarayika ni imyuka ishinzwe gukorera twebwe abazaragwa agakiza nk'uko tubisoma mu Baheburayo. Haleluya. 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 Mushobora kuba mutarahura n'ubuyobe bwenda gusa gutya, ariko bubaho, aho abantu bashyira imbere amayerekwa bagize, ukumva niba wabonye marayika mbese birimo umwihariko wo guhishurirwa Imana kuruta umuntu wakijijwe. Reka mvuge ngo gusa amayerekwa ni meza rwose, ariko ntasimbura icyo Yesu yakoze ku musaraba. Iyo uhuye n'inyigisho nk'izi z'ubuyobe, bituma abantu bahora baharanira kwifuza kubona mwene ayo mayereka, kubona marayika, ahure na marayika mu muhanda, ahure na marayika mu nzira, ahure na marayika mu nzira, ku buryo byakoroha gushukwa. Mwibuke ko na Satani bimworohera kwihindura marayika w'umucyo. Bakifuza mwene ibyo bintu kubirutisha icyo Yesu yakoze. Ndanga kuvuga amazina y'ubwo buyobe, ariko hari abitwa biyita abakristo nabo, ariko guhura na marayika babigira ikintu kinini cyane kuruta kuba warakiriye Yesu. Imana nishimwe. Haleluya. Mbese nko kubonekerwa na marayika nkaho biri pati y'agakiza, nkaho ari igice cy'icyo Yesu yakoze bigomba kuzura ari uko wahuye n'abamarayika. Oya pe. Vuga ngo hoya pe. Haleluya. Cyangwa se ko ari igice kigaragaza ko wakuze mu busabane, bigatuma baba munsi y'izo nyigisho bakomeza kuba ari byo bashakisha. Haleluya. Mani tugire neza. Ubuyobe nanone bwari buri muri iri torero ry'i Kolosayi bwaje no kwamamara, twabuvuzeho mu kinyejana cya kabiri, bwitwa Gnosticisme, ngo bwamamaye cyane muri kinyejana cya kabiri. Mu byo bizeraga muri ubwo buyobe, bari barakoze urutonde rw'imyuka ngo yaturutse ku Mana umuntu agomba gucamo kugira ngo agere ku Mana. Haleluya. Dutunze ibintu byenda gusa nk'ibi ngibi muri kino kinyejana cyacu. Ngo bari barakoze urutonde rw'imyuka bavuga ko yavuye ku Mana umuntu agomba guca amasenga kugira ngo agere ku Mana. Yesu ashimwe. Haleluya. Hari abantu bajya banyohereza udukarte ku munsi wa Mutagatifu Hortense. Ushobora gusanga Mutagatifu Hortense yarapfuye atanizera. Mbese muri make mushobora kuba murusha ubutagatifu. Ubutagatifu ntazaniwe n'ingeso n'imyitwarire myiza, ahubwo nazaniwe nuko nemeye Kristo ngahinduka uwera ku bwa Kristo. Yesu ashimwe. Ntukeneye guca muri mutagatifu runaka kugira ngo ugere ku Mana. Ndabivuze. Ariko niko kuri. Haleluya. Umuhuza w'Imana n'abantu n'umwe ni Yesu Kristo. Igitambo cye cyahindutse igihagije, uremewe kubwe. Imana nishimwe. Utisa abatagatifu tubagire gute? Tubareke baruhukira aho bari. Amen. Niba koko barejejwe n'amaraso Yesu, tuzahurira mu bwami bw'Imana. Amen. Ku murongo wa 19. Muri Luka 18 ko yavugaga ngo ntihakagira umuntu bavutse ingororano zanyu
muri make ngo abanyage mujye mwumva mutemewe kandi mwarize. Ubu turavuga bizeye Kristo. Ngo umuntu bavutse ingorano zanyu azibavukije kwindura nk'uwicishe bugufi no gusenga abamarayika akitera mu byo atazi atewe kwihimbariza ubusa n'ubwenge bwa kamere. Aka kantu ko gusa nk'uwicishe bugufi twakavugaho ibintu byinshi bijyanye n'igihe cyacu. Hari ibyuzi umuntu ashobora kujya gusenga agahindura nk'ijwi, yajya gusenga akamera ukuntu. Gupfukama ni byiza ariko dupfukama mu gikorwa cyo kwadora. Uraryohewe urumva wapfukama imbere y'umwami w'abami ariko ntacyo bihindura, nta nicyo byongera. Nshobora gupfukana n'ubwirasi, kugira gute gupfukamana n'ubwirasi kuruta uhagaze. Murabyumva nshuti z'Imana, ntaho bihuriye. Haleluya, ntaho bihuriye. Naho bihuriye no kuzamura amaboko no kutayazamura. Ibintu biri mu mutima nibyo bikwiriye kuntera kuzamura amaboko, nibyo bikwiye kuntera kurambarara, nibyo bikwiriye kuntera gupfukama. Kandi kuba napfukamye cyangwa narambare ntago ndaba mu mwuka cyane kuruta uhagaze. Hari urimo neza rwose ahagaze arimo asabana n'Imana biryoshye. Ibintu by'inyuma barokore bye kutugwisha mu mutego. Yesu ashimwe. Ngo gusa nk'uwicisha bugufi umuntu yajya gusenga agakwera burundu. Haleluya. Cyangwa yajya gusenga agakora ikintu. Hariho ibitambaro bajya bakura muri Isiraheli, sinzi niba mubizi, by'umweru bigira utuntu tutubara tw'ubururu ku ruhande, ngira ngo niba ari abarabi babyambara simbizi. Aho umuntu ajya gusenga akabanza gushyira icyo gitambaro cy'umweru kiriho utubara tw'ubururu. Murakizi? Ntabwo mukizi? Mbese biri buzane undi ubikoze ari uburyo bwo kwirimbira, ari umurimbo fine, ariko kenshi batari umurimbo ahubwo no kuyoba kumva ko hari ukuntu gusengwa kuri bwemere kubera ko ntwikiri igitambaro cyavuye muri Isiraheli. Muzi uko bameze? Bakeneye agakiza ngo twese tugakeneye. Kandi nubwo ryaba ari ishyanga ryera ntago ryera ngo ritweze, twezwa n'amaraso ya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Nubuyobe butuma dutakaza icy'ingenzi. Cyangwa naba nambaye col pastoral mukumva neme, cyangwa naba nambaye agasaraba, cyangwa mufite igisaraba kirekire ubu mukwiye kukingurira nkaba ngifite kirekire kugira ngo munyemere ko amavuta ahari. Simpinyuza ababyambara ariko ikibi kibibamo ni ukwibwira ko hari ikintu byakongera mu mwuka. Murabyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Ababyambara ariko babisanze ariko amadini yabo bigena ni byiza bitanze umurongo, ariko kwibwira ko hari icyo byongera nicyo kiba cyabaye ikibazo. Imana nishimwe. Ubu birinjiye. Ntihakagira umuntu bavutse ingorano zanyu azibavukishije kwindura nk'uwicisha bugufi. Muri make ntakagira umuntu babwira niba warizeye Kristo ko bitemewe kuko udafite indi forme yo gusenga, ubundi buryo busa nk'ubuciye bugufi bwo gusenga ngo akaba ari bwo byemerwa. Imana itugirira ubuntu. Ngo no gusenga abamarayika akitera mu byo atazi atewe kwihimbariza ubusa n'ubwenge bwa kamere. Ndabona ko Paulo yari yarababaye cyane kuko ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana borerwa muri Kristo Yesu yari yarababwiye bari barabuvangiye. Ku murongo wa 19 ngo ntiyifatanye, uwo ni wa muntu ukora bya bindi, noneho ntiyifatanye na wa mutwe. Mwibuke ko umutwe w'itorero ari nde? Ari Kristo. Nukuvuga ngo biremeye uburyo bwo gusenga nk'abicishije bugufi, ariko noneho bagiye kwitandukanya n'icy'ingenzi. Ngo ntiyifatanye na wa mutwe ari wo mubiri wose uvanaho gukura kwawo, gutunganywa n'Imana, ugatungwa n'ibyo ingingo n'imitsi bitanga, ugateranywa neza nabyo. Haleluya. Muri make aritandukanya n'umutwe ari wo Kristo, ari we mutwe w'itorero, kandi itorero rikura gukura mu mutwe waryo. Nta zindi mbaraga itorero rifite ridakomora mu mutwe waryo ari we Kristo. Ariko kugusenga usa nk'uwicishije bugufi wumva hari ubundi buryo ngo bituma batandukanywa n'umutwe ari wo Kristo. Muri make babishakira ahandi hantu. Haleluya. Muribuka ko mu byaranze ubuyobe bw'Abakolosayi harimo kutumva ko ubumana bwose buri muri Kristo Yesu. Kandi muri kino gice muribuka ku murongo wa 9 hatubwiye ko muri we harimo umwuzuro wose w'ubumana. Murabyibuka? Haleluya. Kuzura kose k'ubumana kuri muri Kristo Yesu twaribonye ku murongo wa 9. Haleluya. Ku murongo wa 20 ngo nuko rero niba mwarapfanye na Kristo mukaba mwarapfuye ku migenzereze ya mbere y'ibyisi, niki gituma mwemera kuyoboka amategeko y'imihango nk'aho mukirabisi? Nuko rero niba mwarapfanye, twebwe abapfanye na Kristo tukazukana nawe, haleluya, abo ni abizera. Nuko rero niba mwarapfanye na Kristo mukaba mwarapfuye ku migenzereze ya mbere y'ibyisi, niki gituma mwemera kuyoboka amategeko y'imihango nk'aho mukirabisi? Ngo ntugafateho, ntugasogongereho, ntugakoreho.
touch not, taste not, handle not. Ngo kandi ibyo byose ngo biba biheze iyo biriwe mugakurikiza amategeko y'inyigisho n'inyigisho by'abantu, imihango yazanywe n'abantu, kandi twarapfanye na Kristo tukaba twarapfuye ku migenzereze ya mbere y'iby'isi. Haleluya. Nongere mvuga ngo agakiza ntabwo ari Yesu plus cyangwa kongeraho uko nambara, kongeraho ibyo ndya, kongeraho ibyo nywa. Agakiza ni Yesu Musa. Haleluya. Hari umuntu unyumvise? Agakiza ni Yesu Musa. Igitambo cyo ku musaraba cyampesheje kwemerwa no guhinduka ushyitse. Reka tugarukire rero none si bibye nyuma byo. Imyambarire n'imirire nabikorera ku gutora umuco n'imigenzereze y'iwacu mu bwami bwa data bw'icyubahiro cyinshi. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Imyambarire, uko mbaho, imigenzereze nabitorera gusa gufata imigenzereze y'iwacu mu bwami bwa data kuko ari ubwami bw'icyubahiro cyinshi. Nkabikorera kandi kutabera boroshye mu mutima igisitaza. Ubu muranyumvise nshuti z'Imana? Haleluya. Reka dusimbukire gato mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itoro ry'i Korinto. Nitugera igihe cyo kuryiga byo kuhiga tuzabyiga mu buryo burambuye. Nabo bari bafite akajagari kandi nyamara bafite impano z'Imana nyinshi. Reka dusome ku murongo wa 8 n'uwa 9 mu rwandiko rwa mbere rw'i Korinto 8:8 n'9. Ngo nyamara ibyo kurya sibyo bitwegereza Imana. Iyo tutabiriye ntacyo dutubirwa, cyangwa iyo tubiriye ntacyo twunguka. Mwabyumvise? Nyamara ibyo kurya, mu masengesho tuzakora Sainte Seine, tuzakora igaburo ryera. Haleluya. Nyamara ibyo kurya sibyo bitwegereza Imana. Iyo tutabiriye ntacyo dutubirwa, cyangwa iyo tubiriye ntacyo twunguka. Ngo ariko mwirinde kugira ngo uwo mudendezo wanyu udahindukira abadakomeye igisitaza na hato. Hano ho bari barimo kuvuga kurya inyama zamuritswe imbere y'ibigirwamana, cyangwa kuba barira mu mazu y'ibigirwamana, bigatera impagara zatumaga n'umuntu agiye kugura ibyo kurya avuga ati se byamuritswe byagize gute. Mbese n'ubu hari abana b'Imana benshi bagenda n'ubwoba, sinagurira inyama hasi, sinagurira reka. Ngo ibyo kurya ngo bica mu nzira yabyo birangiza bikagira gute, bigasohoka. Sibyo bitwanduza. Kandi dufite n'isezerano muri Mariko, niba ari ikintu cyica ntacyo kizabatwara. Haleluya. Ubwo nidupfa zaba hageze ko tugenda, ariko va mu bwoba. Haleluya. Reka nanone turebe muri uru rwandiko rwa kabiri rw'i Korinto 6:1-4, kugira ngo nanone tutava ku ruhande rumwe tugahita duhengamira ku rundi, kuko abantu dukunda guhengama. Amen. Abikorinto ba 2:6-4. Ngo kandi ubwo dukorana nayo, dukorana nande? N'Imana. Haleluya. Kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Ngo kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye, no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye. Dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo, dore none niwo munsi wo gukirizwamo. Ntitugire igisitaza dushyira mu nzira y'umuntu wese, kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo. Murumva impamvu y'uburyo twakwambara, impamvu y'uburyo twasokoza, impamvu y'uburyo twagaragara ntibitwegereza Imana, nta nubwo bitwongera ku gakiza twahawe, ariko turashaka kutaba igisitaza. Haleluya. Kugira ngo umurimo dukorera Imana utagira umugayo. Yesu ashimwe. Ntitugire igisitaza dushyira mu nzira y'umuntu wese, kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo. Ngo ahubwo ku kintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo, twihangana cyane mu makuba, mu mibabaro, mu byago. Twiha iki? Agaciro. Haleluya. Ahubwo ku kintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo, twihangana cyane mu makuba, mu mibabaro, mu byago. Niyo mpamvu y'abantu barimo kwiga amasomo yo kuba abamisiyoneri benda kujya mu bindi bihugu, mu byo babatoza harimo kwambrasa umuco w'aho bagiye. Yesu ashimwe. Abajyanye ubutumwa mu bihugu by'abasilamu ntabwo yagenda yambaye ukuntu. Niba ari umugore agomba kwitandira, kuko ajyanye ubutumwa mu bihugu batemera abagore batitandiye, kugira ngo bamwakire. Ubutumwa bw'igiciro azanye bukiza abantu, bubakura mu irimbukiro, babwakire bataramujugunyira kuri. Muranyumva nshuti z'Imana? Ngo twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo.
harimo no kwihangana cyane makuba, ntitugire igisitaza dushyira mu nzira y'umuntu wese kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo. Mwibuke ko Yesu arahagije, sibyo? Agakiza ntabwo ari Yesu kongeraho uko wambara, kongeraho uko usa, kongeraho uko usokoza. Agakiza ni Yesu wenyine. Haleluya. Ariko ibyo bindi by'inyuma biberaho kugira ngo tutagira igisitaza dushyira mu nzira y'umuntu. Ntabwo rero byaba ibyirato. Yesu ashimwe. Ahubwo bikomoka mu busabane twagiranye na Yesu, tukivuza ko abantu bose bakizwa. Haleluya. Tukagira ibyo twiyima cyangwa tureka nubwo twaba tubikunda, tugira ngo tutabigisitaza ku bantu bafite umutima yoroshye. Haleluya. Mu mwaka wanjye wa mbere w'agakiza nari ndi mu rusengero, aho twasengeraga higeze kuza kwigisha umudamu umwe, yari umukongomanikazi. Murabizi ko amabiju ari ibintu byabo, sibyo Christian? Bakunda ibintu by'amabiju. Noneho urumva ndi mutoya mu gakiza, sibyo? Turi mu Rwanda. Yari yambaye izahabu y'iherena ifite igitwe cy'inzoka kigondoye gutya n'ikindi kigondoye gutya, kuko kuri bo izahabu nta gaciro, nubwo turimo tugerageza kuyikunda twebwe, ariko ntibimeze nkabo. Yambaye ikindi hano kigenzi cyacyo, yambaye n'impeta ngenzi yayo. Ndababwiza ukuri nta jambo na rimwe nigeze numva mu yo yigishije, kuko ndi mutoya mu gakiza. Niba bari imitima igize gute yoroshye, ushobora kuba yaravugaga ibintu byangiza. Haleluya. Nitugire igisitaza dushyira mu nzira y'umuntu wese kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo, ahubwo ku kintu cyose twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo cyangwa bitirirwa izina ry'Imana, twihangana cyane mu makuba, mu mibabaro, mu byago. Haleluya. Uko dukurira mu mubano wacu n'Imana, tugenda twita ku guhagararira Imana kuruta kureba inyungu zacu bwite. Amen. Haleluya. Mana nishimwe cyane. Amen. Ubwo nagira ngo tudahengama. Murumva impamvu nashaka ko tudahengama? Kuko hariya muri torero ry'Ikolosayi, mwibuka aho twari turi ku murongo wa 20-21, ngo nuko rero niba mwarapfanye na Kristo, mukaba mwarapfuye ku migenzereze ya mbere y'iby'isi, niki gituma mwemera kuyoboka amategeko y'imihango nk'uko mukiri ab'isi, ngo ntugafateho, ntugasogongereho, ntugakoreho, kandi ibyo byose biba biheze iyo biriwe mugakurikiza amategeko n'inyigisho by'abantu. Muri make, kugira ngo tudahengama, ngo tuvuge ngo agakiza Yesu karahagije, kandi ni koko karahagije, nta kindi tugerekaho. Ariko ibi bindi bw'ubu buzima bw'abari bumwami turabikora kugira ngo tutabera abantu igisitaza, bakananirwa kwakira ubutumwa bwiza tuvuga. Sibyo nshuti z'Imana? Haleluya. Byabaye byinshi. Kuri 23 turagarutse handi twari turi. Kwandiko Pawulo cy'Abakolosayi igice cya 2 turi ku murongo wa 23. Ngo ni koko ibyo bisa naho, mwumve bya bindi ya migenzo, ntufateho, ntusogongere, ntukoreho, ngo ibyo ngibyo ngo bisa naho ari iby'ubwenge, kugira ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga, bigira nk'abicisha bugufi, bigomwe iby'umubiri, nyamara nta mumaro bigira na hato wo kurwanya irari ry'umubiri. Mwabyumvise? Ntibigira umumaro wo gukiza umutima. Ngo ni koko ngo ibyo bisa naho ari iby'ubwenge, kugira ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga, bigira nk'abicisha bugufi, bigomwe iby'umubiri, nyamara nta mumaro bigira na hato wo kurwanya irari ry'umubiri. Ariko bisa nk'aho ari iby'ubwenge. Umuntu yakubwiye ati ngewe nsengera mu buvuma buri munsi, ngewe nsenga mpagaze mu mazi, ngewe nsenga amazi angera hano, ariko ubu nakutwara umunsi umwe nagutembana umunsi umwe. Haleluya. Haleluya. Noneho kumva birimo ubwenge, ndetse wowe utazi ijambo ry'Imana ukajya wumva ari umunyamwuka. Amazi akugera hehe? Ugasengera mu buvuma batagenda bahagaze, bagenda bakloringa, baryamye nka kwa kundi abasirikare bagenda. None ukumva ni iby'ubwenge, ukumva birimo n'umwuka. Ni ukuri niba agiye gushaka Imana, kuko imiruho y'isi burya dutera gushaka Imana mu buryo bwinshi, ariko kwibwira ko bifite icyo byongeraho niko kuyoba. Muranyumvise? Sengera aho usengera, ugenda ushaka Imana, kandi uzi ko igitambo cya Yesu ku buzima bwawe gihagije. Aba ari inyota yo gushaka Imana ikujyana muri ibyo ngibyo. Yesu ashimwe. Ariko we kwibwira ko bigira icyo byongeraho. Haleluya. Haleluya. Ngo ni koko ngo ibyo bisa naho ari iby'ubwenge, kugira ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga, bigire nk'abicisha bugufi, bigomwe iby'umubiri, nyamara nta mumaro bigira na hato
wo kurwanya irari ry'umubiri. Kwambara ikanzu igeze ku birenge ntibirwanya irari ry'umubiri. Yesu ashimwe. Haleluya. Yewe nta nubwo birwanya ubwibone. Hari igihe umuntu avuga ngo iyo wambaye mini ngo uri umwibone. Ushobora kuba umwibone wambaye mini ukaba n'umwibone wagejeje ku birenge. Yesu ashimwe. Ni imirimo Yesu akorera mu mitima yacu tukagenda dukira buke buke. None ibyo wambara ukabyambara bitewe n'icyo Yesu yakoze mu mutima, ariko ntibihera inyuma byinjira imbere, ahubwo bihera imbere bimeneka inyuma. Murimo murafashwa? Turimo turamenya. Ntibigira umumaro habe na gato wo kurwanya irari ry'umubiri. Icyakora bisa naho ari iby'ubwenge kugira ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga. Muzarebe uburyo iyi mitego yadufashe. Yari iminsi y'amateraniro gusenga, turi busenge bisanzwe, tukiga ijambo ry'Imana tukanasenga. Hari igihe umuntu yumva bitari mu mwuka, ariko twaba twavuze ngo ni service yo gusiga abantu amavuta. Abarokore haleluya. Haleluya. Ni service y'amahanga hano ni muri rogi, abantu barasinzire baniseguye. Yesu ashimwe cyane. Kangura umuntu mwicaranye hangane, ntago ari ikinyabupfura gikeya kumunyeganyeza, nta kibazo. Imana ibaho umugisha. Iyo bavuze ngo ni service yo tuzasenga, murabizi ko dufite amasengesho y'imisi 3. Amen. Turamutse ducometsemo umunsi wo kuvuga ngo uwo munsi tuzasiga abantu bose amavuta, tuba tugiye mu mwuka. Ikinyoma. Mwuka wera ashobora guhumekera utuyoboye ko hariho gusiga abantu amavuta, ariko reka nkubwire ko ntago biri buza n'undi mwihariko. Icyo Yesu yakoze ku musaraba kirahagije. Mwuka wera cyakora yatangishirirwa runaka, ariko ikibazo byahindutse umutego kuko duhita twibira ko ubwo noneho harimo umwihariko. Muri ko wa mujenerali namana ajya gusengesha kwa Elisha, akabwira ngo narinzi ko ari busohoke, akagira gute akandembarembyaho ikiganza. Ariko ibyo umukozi w'Imana yambwiye gukora nabyo byaramukijije. Ariko hari imyumvire, hari uburyo tuba twumva biri bujye mu mwuka. Bibiliya yabyise ngo bisa naho ari iby'ubwenge, kuko umuntu yumva bifite ukuntu bisoundinze neza, ngo kugira ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga, bigire nk'abicisha bugufi. Ubu muri ariya masengesho tuzakora, ndamutse nje mfite igitambaro cy'umweru nashyize ku mutwe kandi kimanuye neza, mukajya mubona nsa na marayika, avuga ati none pasiteri wacu umva ari umutwe urakora mu ijuru. Ntabwo ari ku isi gusa. Niyo mpamvu dukwiye kwiga ijambo ry'Imana. Haleluya. Tukava mu bintu tuzi ibyo ari byo. Ubu buyobe rero bwari mu itorero ry'i Kolosayi, bwari bushyize imbere kwiyerekana bitangaje, kuko ni ukuvuga ngo bagomba gukora ibintu inyuma bigaragara, ngo abantu bihimbire uburyo bwo gusenga, bigire nk'abicisha bugufi, bigomwe iby'umubiri, nyamara nta mumaro n'umwe bigira. Byari ibihimbano bitagira umumaro wo gukiza mu buryo bwo gusenga. Ikintu gifite umumaro mu buryo bwo gusenga ni umutima, nta nubwo ari amagambo inzovu tuvuga. Haleluya. Niyo mpamvu rimwe na rimwe gusengera imbere y'abantu bigwisha mu mutego. Umuntu ashobora gusenga ibintu atamininga, atari ibyo umutima uvuga. Bakozi b'Imana bagenzi banjye, tujye duhagarara imbere. Haleluya. Ukwiye kwitoza kwibagirwa abantu bari aho ngaho, ukavugana n'Imana. Kandi waba ushaka kubayobora mu gusenga kuri mu bayobora, ukabayobora nyine ariko udakoreye ikintu kindi na kimwe, ari uko wifuza ko abantu begerana n'Imana. Haleluya. Ababigisha b'ibinyoma bari barateye iri toro ry'i Kolosayi, bageragezaga kwiyerekana nk'abaciye bugufi ngo abantu babarebe. Bagera ahantu bigomwe iby'umubiri mu buryo bukabije, bakawukoresha uburetwa. Turaza kubyumva bitandukanye n'ibyo Pawulo yatwandikiye ku murongo 27 mu Bikorinto 9, igice Abikorinto ba mbere, biratandukanye. Turaza kubibona, reka tubanze twumve hano. Haleluya. Ngo bigire nk'abicisha bugufi, bigomwe iby'umubiri. Nuvuga ngo barigomwaga bikabije, bakaba bakwigirira nabi ku mibiri yabo, bumva ari byo bituma bemerwa. Haleluya. Haleluya. Uzi ko umuntu ashobora gukora amasengesho agasenga nk'isaha yikoreye nk'amabuye, akumva ari bw'Imana iri bumwumve, cyangwa apfukamye byo gupfukama amabuye byo biri common mu Rwanda. Yesu ashimwe, byo turabizi. Haleluya.
mugaruke hano. Umuntu akumva ko ari bwumvirwe kuko asenze apfukamye ku rutare, hanyuma amava agataha yabaye ibisebe, akumva ko ari bwo ayumvirwa. Iyo Mana asenga yaba atari yo tuvuga. Imana iratubwira ngo niba twebwe turi babi tukamenya guha abana bacu ibyiza. Ubu umwana wanjye namubwira ngo kugira ngo nguhe iki, urapfukama mpaka amava abaye ibisebe. Urumva ukuntu Imana tuyibeshyera? Urumva uburyo tuyibeshyera? Umubyeyi ngewe ugira iminsi yo kubyuka nabi no kubyuka neza, nabwira umwana wanjye nti mwana wanjye pfukama amava abibisebe mbone kugugurira umugati. Yego Mana yanjye. Murumva uburyo ari ubuyobe? Gupfukama nkwiye kubiterwa n'iki tugiye kujyaho Paulo yatubwiye. Ni koko gutwaza umubiri wacu igitugu, ariko si ibyica umubiri, cyangwa se kubw'umutima uramya, cyangwa se kubw'inyota yo gushaka Imana, nkajya muri position ituma ntasinzira ntadamarara. Niyo mpamvu umuntu asenga agenda, niyo mpamvu umuntu ahagaruka ku ntebe, niyo mpamvu umuntu adasenga aryamye, kugira ngo ibitotsi bidahita bimutwara, kuko uyu mubiri ukunda kudamarara. Tutwaza igitugu ariko atari ukuwica. Ubuyobere bwarahangaha rero bwatumaga umuntu yica umubiri, hafi kuba wareka ibyo kurya kugeza igihe uzarundumukira. Muzi abakristo twapfushije mu kwiyiriza, nkunda kwiyiriza ndabishyigikira, ni kuvuga ngo ndabikunda ko birangora, niyiriza iteka bingoye, ariko nimba ndavuga ko biri ngombwa mu myitozo ya gikristo birimo. Ariko kwiriza umuntu kugeza hapfiriye ni ubuyobe, kuko Imana yakuremye ufite igifu n'amara n'inzira y'ibiryo kugira ngo uzarye. Haleluya. Ariko kuko bisoundinga nk'ibintu by'ubwenge, bigasoundinga nk'ibintu by'umwuka, abantu bakaba babigwa inyuma. Ngo nzajya muri iki cyumba nzikingirana kugeza Imana ishubije. Yewe hari igiceceka. Ubwo se ni ceceka uzabigira ute? Ni ceceka uzabigira ute? Tuzaza gukuramo umurambo, azagumayo. Ubwo n'ubuyobi. Umuntu iyi minsi yo gusenga yagenwe akavuga ati ni 3 ni 7 se, akagerageza uko umubiri we ufite imbaraga ko yakumva umwuka wenda guhera agasohoka kanywa akantu akongera agakomeza. Haleluya. Abatajya biyiriza haleluya. Ntabwo twavuze ngo ni ngo mureke kwiyiriza. Oya. Tutava ku ruhande rumwe rwo guhengama tugahita tujya ku rundi. Reka twumve icyo Paulo yavugaga. Tugaruke mu rwandiko rwa mbere rw'itoro ry'i Korinto 9:25 tugeze kuri 27. Twumve kuriya kuntu, kuriya gutwaza umubiri igitugu Paulo avuga, bitandukanye n'ibyari mu itorero ry'i Kolosayi, kuko iyo abari byababwiraga ntiyari kongera ngo abirwanye. Imana nishimwe cyane. 25 twagezeyo. Rwandiko rwa mbere rw'i Korinto 9:25-27. Umuntu wese urushanwa, werega ubu turi mu irushanwa, dukomeje urugendo rugana Siyoni. Haleluya. Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhambwe iritangirika. Haleluya. Iyi myitozo dufite mu irushanwa ntiduhesha agakiza, ariko kuko twagahawe kandi turi mu rugendo tugira uko tubaho. Nimba abatlete babandi basiganwa bagira ibyo bareka kugira ngo bazatware amakamba yangirika, na nkaswe twebwe ababikiye ikamba ritangirika tugira uko tubaho, tukagira uko tugenda, tugakora imyitozo yo mu mwuka. Haleluya. Kugira ngo tutadamarira inaha ngaha tukibagirwa urugendo, ibyinaha bikatubasha. Muranyumva nshuti z'Imana? 26 ngo nuko nanjye ndiruka. Afashe igeranyo cy'umwatlete cyangwa usiganwa, arasiganwa kugira ngo azamone igihembo cy'igihe gito, ariko twebwe ababikiye ikamba ritangirika. Ngo nuko nanjye ndiruka, ariko sinkutaza aho hajya, nkubitana ibipfunsi ariko sinkuhusha, ahubwo mbabaza umubiri wanjye nkukoza uburetwa. Erega iyo twawubujije kurya, iyo tubyukije mu gicuku ngo usenge, iyo tugiye kwiherera, iyo tuwima ibyo amaso yawe ashaka kureba, tuba turimo kuwukoresha uburetwa. Ngo ahubwo mbabaza umubiri wanjye nkukoza uburetwa, ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe. Haleluya. Iyi mbabaza umubiri wanjye ni gushyira umubiri munsi ya discipline. Mu cyongereza atubwiye ngo but I discipline my body. Haleluya. And bring it into subjection. Muri make discipline umubiri wanjye ndawutoza, nkawushyira muri discipline, ntuntegeke. Nkawutoza guca bugufi. Sibyo? Haleluya. Uko niko gukoza uburetwa. Si ugupfukama ngo amava hinduka ibisebe, si ugusenga nikoreye amabuye, si ugukuroringa nka byari by'abasirikare ukamanuka ku musozi ukazagera mu manga ngo nibwo Imana izakumvira. Muranyumva nshuti z'Imana? Ariko kandi si no kuwudamaraza, kuko ukunda kudamarara, ahubwo ndawudisciplina. Yesu ashimwe cyane. Nkabwe nti mubiri wanjye twarakijijwe ntiturebe ibi.
mubiri wanjye twarakijijwe ntituryama amasaha 10 buri munsi. Mubiri wanjye twarakijijwe ntitujagajaga ntituzerera. Murumva uko umuntu awubwira, ukabwira ngo mubiri wanjye twarakijijwe, kandi umukwe igihe itorero cyo kwiyiriza no gusenga cyaraje, kuko yarabwiye ngo umukwe ngo igihe kizagera umukwe azabakuramo, itorero rizaba rigeze mu gihe cyo kwiyiriza no gusenga. Murumva uko tuwubwira. Haleluya, haleluya, haleluya. Urabwira uti mubiri wanjye turajya mu materaniro, urananiwe, warayunaniwe, watinze kuryama, ariko turajyayo. Mwumvise ukuntu tuwubwira? Ahangaha Pawulo arimo aratubwira kuyobora umubiri we mu buryo butajegajega, mu buryo buri serious yakorera umwami. Amen, haleluya. Kuyobora umubiri mu buryo buri serious. Icyo umwuka wera agomba gukora aba yaramaze kugikora, ariko umubiri wacu turawuyoba. Ubu twizanye mu materaniro, ni amahitamo twagize. Iyo dushaka no kuryama nabwo byari bikundi, ariko twabwiye ngo mubiri turajya mu materaniro. Waba unaniwe, waba utananiwe, turajya guterana. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Abaguzwe amaraso, haleluya. Ntacyo twabikozeho, Imana nibishimirwe. Ariko kandi dutoza uyu mubiri, tuwutoza discipline, tukawuyobora tutajenjetse, tukawuyobora turi serious. Ukabwira uti umubiri wanjye ukunda kureba filime, ariko warakijijwe ntuzongera kureba filime amasaha, ugiye kwitoza kurya ijambo ry'Imana. Haleluya. Ukabwira uti umubiri wanjye ukunda ikigare no kugihagaramo amasaha 2 uvuga ubusa, umubiri wanjye ntuzongera guhagarara muri ibyo, uzajya ugira ingendo zifite gahunda. Muranyumva nshuti z'Imana? Uzajya ugira ibiganiro bifite umumaro, ukabibwira kandi ukumva, ukagira ibigare uvamo, ukagira amagurupe uvamo, ukabibwira uti dukeneye kurya iby'Imana, ukawubwira kandi ukawujyana aho ngaho wawubwiye. Yesu nashimwe. Babwire ko intangiriro yabyo igorana, ariko igihe kiragera bikadubera ubuzima. Hari abantu baza gusenga bigoranye, kuko basenga rimwe bagasimbuka ibyumweru 2, 3, 4, biracyagoranye, ariko abandi twabyitoje, igihe cyarageze birafata. Nibwo buzima kandi turaryohewe. Haleluya. Tuza mu nzu y'Imana tuhakumbuye. Iyo twagize impamvu itubuza kuhaba, imitima yacu ibibabaye. Hari abandi rero bitarabera ubuzima, akubwira atega amafite akazi mba nakoze, ariko nako kazi afite ntanabisengere, ngo avuga ati Imana uzampa akazi mbona mu mwanya wo guterana. Kuko inyota ari nkeya. Yesu ashimwe. Haleluya. Ngikora muri Faisal, urumva twararaga amazamu, tugatangira saa 1, amateraniro nimugoroba kancika, urumva ntago wavuga ngo ku cyumweru nturi bukore, ariko nakoraga ndimo nsenga, mbwira Imana uzampa akazi kanyemerera kuba mu materaniro kugira ngo ndye ijambo ryawe. Kibazo si akazi, kibazo n'umutima ubifitemo. None yarabimpaye, yantuje yo kabyara. Haleluya. Aha rero Pawulo arimo kuvuga kuyobora umubiri mu buryo butajenjetse, butajegajega, uri mukorera umwami. Si cyo kiguhesha kwemerwa n'Imana, icyo Yesu yakoze kirahagije, ariko kuko icyo yakoze gifite icyubahiro, nawe ubuzima ubamo bukitaho icyo ngicyo Yesu yakoze. Haleluya. Muzareba abantu bakora ahantu hakomeye, bagira imyitwarire itandukanye, bagira ukuntu bahita biyubaha, bagira ukuntu bahita bahinduka, kubera ko ofisi bagiyemo irakomeye. Imana ishimwe cyane. Twebwe twaguzwe amaraso y'igiciro, tubikiwe ikamba ritangirika nshuti z'Imana. Haleluya. Ibyo Yesu yakoze abamarayika bibigirira amatsiko, ni gute wabaho ujenjetse nk'utazi icyo waguzwe? Ahubwo dukwiye kwiyubaha, tukongera tukiyubaha, tukongera tugatwaza uyu mubiri igitugu. Haleluya. Hari ijambo riba mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, mu Kinyarwanda ntibabivuga neza, byandika itorero ry'Ifilipi 2:12 bavuga ngo nuko abo nkunda nk'uko iteka ryose mwajyaga mwumvira, uretse igihe mpari gusa, ahubwo cyane cyane ntahari, muba ariko musohoza agakiza kanyu mutinya, muhinda imishyitsi. Mwabyumvise? Icyo twaguze kiraremereye, dusohoza agakiza kacu dutinya, tutapfa kubibamo uko tubonye, tubisohoze dutinya, duhinda umushyitsi. Mu Cyongereza aravuga ngo work out your own salvation with fear and trembling. Muri make ukorere mu gakiza, ntago gakorerwa ariko tugakoreramo. Haleluya. Iyo turimo dusenga, iyo dufata iminsi yo gusenga, iyo twiga ijambo ry'Imana, iyo dukorera abera, iyo dukorera Imana, iyo dukora ibyo twasomye mu ijambo, tuba turimo gukorera muri ako gakiza twahawe. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya, haleluya. Reka duhe Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya.
iyo wagiye muri gym guterura ibyuma, ntabwo urimo guterura ibyuma kugira ngo ugire imikaya yo ku maboko iriho, ahubwo urimo urabiterura kugira ngo ikomere. Mwabyumvise? Ntabwo muri gym bakuremera amaboko ugenda uyafite. Nta muntu ujya uterura ibyuma hano, iki ni ikibazo. Ntabwo iyo ugiyeyo baturemera izi misikire, siko bimeze abajene. Haleluya. Shwi, ntabwo barya ngo nukwiteza ibyuma no kugira gute. Ntabwo iyo tugiyeyo baturemera izi nyama, ariko tujyayo tugakora iyo myitozo kugira ngo dukomere. Ntabwo agakiza turimo tugakorera iyo dusoma Bibiliya, ntabwo turimo tugakorera iyo duterana n'abera, ntabwo turimo tugakorera, twaragahawe, ariko no kugira ngo ibyo twahawe by'igiciro cyinshi bibyibuhire muri twebwe, tugire ubuzima busa n'ibyo twizeye. Haleluya. Ibi ngibi iyo umuntu atabyitayeho ahinduka umukristo udasa n'ibyo yizera. Ni umukristo ariko ntasa nabyo. Muri quartier baramwitiranya, bayoberwa niba yarakijijwe cyangwa atarakijijwe. Mu kazi ntibabizi, baravuga ati yitwa murokora ariko uko abayeho. Muranyumvira uburyo biteye agahinda. Iyo umuntu atitaye kuri uyu mwitozo mu mwuka, umuntu atitaye kuri uyu mwitozo, aba umukristo akarinda asaza atarigeze asa n'ibyo yizeye. Mana tubabarire. Reka tujye kuri gatatu, ndagira vuba. Ndagira vuba koko cyangwa tubyihorere? Haleluya. Nagira vuba bigakunda. Ku gice cya gatatu, mwahinduye mwagiyeyo mu rwandiko urunguru Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya gatatu. Reka tuharebe gatoya, harimo ibintu biryoshye ubita hano uyu munsi. Kuva ku murongo wa mbere haravuga ngo nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo. Ubu baravuga bazutse, twebwe turabazuki. Twari dupfuye tuzize ibyaha byacu n'ibicumuro byacu. Haleluya. Ariko umunsi twarazutse kuko twizeye Kristo. Ngo nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mwumvise? Abazutse, twebwe abakijijwe, twebwe abamwizeye. Haleluya. Tujye dushaka. Urumva utabifitemo uruhare? Ujye ushaka ibiri hejuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Kuri kabiri, mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Iyi mujye muhoza muri New King James aravuga ngo set your mind. Mbese ibitekerezo byawe bisetinga. Urabizi ko ushobora gusetinga ikintu kikaguma aho ngaho. Haleluya. Mu Kinyarwanda cyuba ariko gusetinga turabizi. Ushobora gusetinga ikintu aho wagifungiye akaba ariho kiguma. Noneho Bibiliya iratubwira ngo dusetinga imitima yacu, dusetinga ibitekerezo byacu ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Haleluya. Ubwo harabwirwa abandi bazukanywe na Kristo, bakatubwira ngo dushake, tubyifuze, dushake ibiri hejuru aho Kristo ari yicara iburyo bw'Imana. Dusetinga imitima yacu, mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Muri make ni amahitamo yaho njyana nkagumisha ibitekerezo byanjye. Haleluya. Ubihitamo, you choose. Ugahitamo kubitekereza. You choose to think about it. Misemo gutekereza ku biri hejuru, misemo gutekereza ku bya Kristo. Mwabyumvise? Ibitekerezo byacu turabiyobora tukabigarura, byagucika kongera ukabigarura kuri Kristo. Ni amahitamo yaho nerekeza gushaka kwanjye. Haleluya. Kuko atubwiye ngo mujye mushaka. Muri make ushobora kubishaka no kutabishaka, amahitamo urayafite. Ni amahitamo yaho nerekeza gushaka kwanjye. Haleluya. Haleluya. Nigeze kuvuga ngo uyu munsi twahisemo kuba mu materaniro. Ubu twabihisemo. Wabigizemo uruhare uraza. Washobora guhitamo kutaza. Kandi hari abavandimwe bacu bahisemo kutajya mu materaniro. Nabo babihisemo. Mwumvise ko ari amahitamo yacu? Haleluya. Bahisemo kudaterana. Bari babizi ko babikeneye ariko bahisemo kudaterana. Muranyumva bera b'Imana? Ni amahitamo yaho njyana ibitekerezo byanjye nkabigumishayo, nkabisetingayo. Ni amahitamo yaho nerekeza gushaka kwanjye. Haleluya. Nkabigumishayo. Iyo umuntu yakijijwe ahitamo kuba mu materaniro y'abera, ahitamo kwiga ijambo ry'Imana kugeza igihe bizahindukira ubuzima. Igihe kiragera bigahinduka ubuzima, ntubitekerezo kabiri. Ndabizi ko ngomba kuba mu materaniro, ndabizi ko ngomba kwiga ijambo ry'Imana, birimo. Ariko siko byahoze. Haleluya. Haleluya. Nagize umugisha kuva nakizwaho kutareka guterana, ariko nibuka umunsi umwe nagiye guterana avuga ngo ariko uyu munsi barambwira iki ko n'ubu ibintu byose nabyumvise kakundi uba warashwe. Ariko kubw'umugisha nabwo uwo munsi nararenze ndagenda. Haleluya.
ariko ubihitamo. Amen, amen. Ni amahitamo. Ariko wabwiye ngo niba warazuranywe na Kristo, shaka ibiri hejuru. Iyo tuvuga gushaka ibiri hejuru, ntabwo ari ukwicara ngo twimagine ngo buriya rero ngo Imana ngo yicaye ku ntebe nini y'umweru, ngo ni umugabo ufite ubwanwa bw'umweru, ngo hanyuma ngo ubwo na Yesu ngo ashobora kuba afite indi ntebe ku ruhande, ngo ariko se ngo ubuse noneho ngo umwuka wera arihe. Ntabwo ari ibyo. Twabyumvise inshuti z'Imana, si ibyo. Naha aha niho tumenyera Imana. Haleluya. Tukamenya ibyayo, ibyo ikunda, tukamenya ibyo yaduhereye muri Kristo Yesu, muri inshuti z'Imana, tukamenya uko bari muri urugendo babaho bakiri n'aha ngaha, tukamenya ibyo tubikiwe mu ijuru n'aha. Ni uguhoza amahitamo yacu hano. Nkomeze mbihitemo njyenyine cyangwa hari umuntu tubigendanyemo. Haleluya. Twabyumvise inshuti z'Imana. Dukomeje kuri 3 ngo kuko mwapfuye, burya ngo mwarapfuye, burya twarapfuye, ngo kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Ibi bindyohera cyane. Haleluya. Abantu batubona inaha ngaha ariko burya ntitubinaha mu isi yo mu mwuka. Ngo kuko twapfuye kandi ubugingo bwacu, ubuzima bwacu bwahishanywe na Kristo mu Mana, ahantu hatagerwa we. Haleluya. Aho niho dutuye mu isi y'umwuka. Ngo kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzahera ko mwerekananwe nawe muri mu bwiza. Haleluya. Iyo bavuze ngo kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu, muri make kandi ubwo Kristo ari we buzima bwacu, igihe azerekanwa natwe tuzerekanwa muri glory, mu bwiza butangaje. Wumvise aho utuye mu mwuka kuno murongo wa 3. Kandi ubwo twapfuye, ubuzima bwacu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Haleluya. Ibintu bimara impagarara z'ubuzima. Abapfanye nawe nibo basabwa ibi bikurikira ku murongo wa 5. Ubwo ni abakijijwe, ni abizera Kristo. Ngo nuko noneho mugiye kugira gute? Mugiye kwica. Mwabibonye kuri 5. Abapfanye na Kristo, abo ubugingo bwabo buhishanywe n'ubwa Kristo mu Mana, bagiye kwica. Ninde ugiye kubicira? Nibo ubwabo. Ngo nuko noneho mwice. Kwica ni nko kumisha ikintu kitakivomereye kiruma. Muri inshuti z'Imana, ngo nuko noneho mwice ingeso zanyu z'ibyisi, za zindi za kera, gusambana no gukora ibiteye isoni no kurigira no kurarikira n'imyifurize yose ariyo gusenga ibigirwamana. Mortify, mwumishe muri make. Ubu turi mu murimo wo kumisha ingeso zacu za kera. Haleluya. Ureka kuzigaburira. Ukumva umunwa urakuriye urashaka gutuka umuntu we, mujya mutukana mbese. Haleluya. Ukumva urashaka nko kumusubiza, yakubwiye ukuntu kwiza, oya ntabwo ari kwiza, kubi arakujombye nk'ahantu ukumva birabira. Ariko ukica, ukumisha gutukana, ukumisha ukuntu wasubizaga kera, ukagira gute? Ukabyumisha, ukavuga ati sindi bumusubize, narakijijwe. Hanyuma ishubije ubugaburiye. Warakijijwe yes, ariko uragaburiye. Kandi iyo ugaburiye kirushaho kubyibuha. N'ubutaha iyo bakujombyeho gatoya urongera ukabasubiza. Ariko watangiye umurimo wo kumisha, ugenda ubyumisha kugeza igihe bitagikorera, bimera nk'ibitagihari. Twamera nk'abatazi gutukana kandi bitutsi tugibyibuka mu mutwe. Hari umuntu unyumvise? Haleluya. Twice, twumishe. Twumishe, ntubivomerere, ntubigaburire, ubyumishe. Twumishe ingeso za kera. Kandi ingeso si zahingutse inyuma gusa, n'ibitekerezo bipfuye umuntu arabyumisha akavuga ati no we, nta kuntu watambuka mu bwenge bwanjye. Mujye mwitoza kwibwira. Muranyuma inshuti z'Imana, ikintu cy'igitekerezo cyanduye gipfuye kigatambuka mu mutwe ngo ujye ukibwira uti no, kuno kuvogera. Umuntu wakire Kristo umwami w'abami, ni gute ibitekerezo byajagajaga umutwe wanjye uravuga uti no, waciye ahantu hatemewe. Mwabyumvise? Igitekerezo cyo gusambana kije, icyo kwangana, icyo kubeshya, icy'uburiganya n'ibindi bintu bitandukanye. Kumva karatambutse ngo pyo. Ubwo abo nabarimo batera intambwe, abandi bo byituriyemo babana nabyo, barabisasiye, barabyorosa, barabivomerera, bakabigaburira. Imana igukize. Haleluya. Twice, twumishe, bikagukomangira, bikakujagajaga koko, ikavuga ati no, urapfa, uruma, ntago tura muri njyewe umuntu waguzwe amaraso. Haleluya. Kubera iki? Mwibuka ko twapfuye
muri make ubuzima turimo bw'inyongezo si ubwacu, ni ubwa Kristo. Yarabitubwiye hano mu Bikorinto ba 2:5-15 ngo kandi yapfiriye bose. Inde wadupfiriye? Kristo. Kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo. Wowe nanjye twapfanye na Kristo tukongera tukabaho, ntabwo turiho ngo dukomeze kubaho ku bwacu. Mwabyumvise impamvu tugomba kumisha no kwica? Kuko tutakiriho ku bwacu. Ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Impamvu ntagusubiza, impamvu ntagutuka, nuko ndi mu buzima bwo kubaho ku bw'uwo wampfiriye akananzukira. Murumva nshuti z'Imana, impamvu ingeso za kera zigomba kuma nuko ntariho ku bwanjye. Haleluya. Abariho be gukomeza ubuhemukiye wagukunze, ukomeje kubaho nk'uko wabagaho kera. Ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Ibi simbivugira ku bikorwa byitwa iby'icyaha gusa. Niyo twanze kurya ijambo ry'Imana, iyo twanze kwiga ijambo ry'Imana, iyo twanze kugaburira umwuka wacu, tuba duhemukiye uwatuguze amaraso. Haleluya. Kuko umuntu wacu wa undi yaguze yagiriye ku musaraba, tuba tumushonjesheje akamera nk'uwarwaye bwaki, akabura imbaraga zo gusa n'uwamukunze. Muranyumva nshuti z'Imana? Kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Iyo twemeye kugwingira, tuba tutabayeho ku bw'uyu wadupfira akanatuzukira. Imana itubabare kandi duhe inyota. Haleluya. Ubwo uriho rero kubwo wagupfiriye akanakuzukira, checking ibyo ureba, checking ibyo wumva, ese birakuganisha mu kuberaho Kristo cyangwa bikujyana kure. Checking ukubayeho, wishyire ku minzani uvuga ati ibi ntibimunyegereza, ibi ntibituma mbaho kubwe, ibi ntibyigireyo, ibi ntibyigireyo. Haleluya. Kuri 7 twasubiye mu gice cya 3 tugiye gusoza. Ngo kandi namwe mwabigenderagamo kera, bya bindi bivuye hejuru. 6 twayisimbutse, twayivuze zirange so ngo nibyo bizanira umujinya w'Imana abatumvira. Tekereza ibintu bizana umujinya w'Imana ku batumvira, natwe bikatugaragaramo. Imana itugirira ubuntu. Biriya ngo kandi namwe mwabigenderagamo kera ubwo mwahoraga muri byo, ariko none mwiyambure ibi byose. Tugire gute? Tubyiyambure nk'uko umuntu akura mu mwambaro. Tureke kubigaburira, tureke kubivomerera, bizagenda byuma buke buke uko tugaburira umwuka wacu. Ngo ariko none mwiyambure ibi byose: umujinya n'uburakari n'igomwa no gutukana, kandi ntihakagira amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Haleluya. Haleluya. Ujye wishyira ku munzani ku magambo uvuga uti ndamutse nyavugiye ku karubanda muri mikrofone ku musozi, aya magambo nayasubiramo. Nusanga utayasubiramo ntiwirirwe uyavuga. Sibyo nshuti z'Imana? Ku 9 barakomeza kutubwira ubwo twiyambuye, ubwo twambaye umushya, ubwo twiyamburira muntu wa kera, ngo ntimukabeshyane ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye, mukambara umushya uhindurirwa mushya kugira ngo agire ubwenge kandi ngo ase n'ishusho yamuremye. Haleluya. Umva aho tugana nshuti z'Imana, gusa n'ishusho y'uwaturemye. Murabyumva nshuti z'Imana? Ntimukabeshyane ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye, mukambara umushya uhindurirwa mushya kugira ngo agire ubwenge. Umva impamvu duhinduka bashya, ni ukugira ngo tugire ubu bwenge budutera gusa n'ishusho y'uwaturemye. Haleluya. Amen. Reka 11 tuzayivugeho ubutaha. Aha hahita hazana kutagira itandukaniro. Waba uri umuyuda, waba uri umunyamahanga, waba uri umugore, waba uri umugabo, waba ufite amashuri cyangwa utayafite, Kristo muri twebwe ahinduka byose. Imana ibaha umugisha. Reka duhaguruke dusenge. Usabira umutima wawe inyota yo kubaho ku bw'uyu wagupfiriye akanakuzukira. Wifuze kumenya ibye, wifuze kubihagararamo, ntiwemere kuyobagurika ngo wibwire ko Yesu hari ikindi kintu bamwongeraho ngo agakiza kabone guhinduka gahagije. Amasengesho menshi nta guhindura umwana w'Imana kurushaho. Oya. Ahubwo yaterwa n'umutima ufite inyota, ukifuza kumenya Kristo kurushaho, ukifuza gusabana nawe. Ibyi kandi bikurinda ubuyobe buzenguruka.
uzenguruka, bwagutera kwibwira ko uwo muntu yegereye Imana kukurusha, kuko yakoresheje ibihendo by'ubuyobe bw'igihe cyanyu. Ubwo afite ijwi risaraye, ubwo ni ukuvuga ko ari bufite amavuta. Nanjye mubwire ko ijwi ryasaraye tuba twishe corde vocale zacu, tuba twishe haba hapfuye, sote twananiwe, twaraye amajoro, twashakuje, nta jwi rya anointing ribaho. Nta kintu nkeneye kwiterekaho ngo mbone guhinduka uwera cyangwa uwemewe. Ntabwo ukubwiye ngo iyambure gusiga amavuta kuva ku mutwe kugera ku birenge ari byo biri mu mwuka. Ahubwo ibintu nk'ibyo ukwiye kubihungira kuri, kuko inshuro nyinshi biherekezwa n'amafuti. Muri bw'itoro ry'Ikolosayi ngo bari barihangiye ibintu by'ubwenge bw'abantu, ngo bise nko gusenga nk'aho hariho umuntu yicishije bugufi. Guca bugufi kuri mu mutima, guhera mu mutima, kandi twicisha bugufi imbere y'Imana, bikazahinguka inyuma wenda mu migendere yacu. Ariko si ukoroshya ijwi ngo nikubwira noroheje ngo bibone ko ari buri mu mwuka, ngo ningu telefone saa 9 z'ijoro nkwereke ko narindi mu mwuka kuko nge ntajya ndyama. Imana yaduhaye imibiri kugira ngo tujye turyama, tugire igihe cyo gusenga, tugire n'igihe cyo kubyuka, tugire n'igihe cyo kuryama. Ariko kuko turi abana mu gakiza, tutuntu twose baraduhendesha, tukaguhinduka ibihendo, munaguhendesha. Ngo nakugiriye ku musozi, wese wakwigiriyeyo ko nawe ufite amaguru n'amaboko. Ngo Isaka ugomba kumuma, Isaka wuhi. Nta kintu na kimwe gisimba icyo Yesu yakoze ku musaraba. Dusabwa kumva ubutumwa bwiza, imitima yacu yakinguka tukamwizera, hanyuma tugakurira mu busabane. Mwuka w'Imana yakuyobora ku kintu ukagikora, ariko Mwuka w'Imana ntabwo ajya ayobora ikintu kiri weird, kiri bizarre. Ntabwo Mwuka w'Imana ajya ayobora ku bintu wabwira abantu bose bagashesha urumeza. Ntabwo ari byo. Mwuka w'Imana ntashobora gutuma ngo ujye gushaka ngo inyenyeri yawe ngo muri Tanzania. Nyenyeri yeze mugisha w'umuntu kuba mu muntu mw'imbere. Ugenda ukora iminsi 7 ngo upfukamye mu mazi ngo ihagazemo ngo inyenyeri yawe igaruka, yagiye hehe? Yajyanywe nande? Iyihe wundi? Reka twisengere dusaba inyota kugira ngo ibyo byanditswe bakubeshesha bakuyemo umurongo umwe, nawe ubyige ubimenye. Hanyuma uburondozi bw'ukuri bugwirire muri wowe, butari uburondozi bw'urwikekwe buhindura abantu bose bakuzengurutse abarozi, ahubwo uburondozi buvuye mu bwenge bw'Imana, bw'ijambo ry'Imana wamenye, ukamenya igikwiriye, ukamenya abo wiyegereza nabo ushyira ku ruhande, ukamenya abo usengana nabo nabo udasengana nabo. Nawe si umuntu kugira ngo agusengere uramugurira iteka umuha amafaranga kongera ugasengana nawe, umuntu baguririra. Ngo Imana yakuntumyeho ngo ari kumpa itike. Imana yagutumye sinaniwe no gutanga itike? Niba yaragutumye niguhe n'itike? Hari ukundi wabivuga mu kinyabupfura wenda kizima, ariko mureke kuyobagurika birangiza duhuzwa Imana. Abantu benshi batinda mu buyobe birangira bahuzwa Imana, bagira ngo Imana irabeshya, kandi ari abantu bababeshye, bafite umuruho mwinshi n'umunaniro mwinshi, bikarangira agakiza kabishye, bikarangira bahunze inzu y'Imana, bagatandukanywa na wa mutwe ari wa Kristo, bagahinduka utuntu tw'udutsindatsinda tuba ngo amadini yaranduye. Ni hese hatanduye? Iyo nzu abamo yo ntiyanduye? Ahasengera mu nzu ntihanduye? Ni hese ahubwo hazima? Isi iri munsi y'ubutware bw'icyaha, ibisanzwe, ariko tuyituramo. Ubuzima bwacu bishanywe n'ubwa Kristo mu Mana, ntabwo twiyomora ku mubiri wa Kristo. Abakiri batoya mufite imihamagaro yivuga batumwe itandukanye. Ntukeneye kwimpressiona, ntukeneye kugira ibintu uterekaho, ntukeneye guhindura ijwi,
ntukeneye kwambara karavati igera ku birenge, ntukeneye kugira imyitwarire imeze ukuntu. Ba wowe. Ubundi ubutumwa bwiza buri simple buroroheje. Ba wowe uvuge mu ijwi ryawe, ntukeneye kwigana umuntu uwo ari we wese, umuntu wamwigiraho. Ariko Imana yaguhamagaye iguha ubuntu nkawe. Ba wowe ugende nkawe. Ndimo nabwira n'abatari hano, reka twisengere inshuti z'Imana, tumusaba inyota kugira ngo tubashe gusetinga, kwerekeza bya bitekerezo byacu ku biri hejuru, aho Kristo ari. Ku biri hejuru mwibuke, ni ku byo Yesu akunda, ni ku byo atwigisha, ni ku nyigisho ze, ni ku cyo yakoze ku musaraba, ni ku cyo yatugize cyo, ni ubuzima bw'abari muri we uko babaho. Byose byanditswe mu ijambo ry'Imana. Rigwirire muri twebwe, ibitekerezo byacu aba ariho biguma, aba ari byo duhitamo. Ibidukuza mu kurushaho gusa nawe aba ari byo duhitamo. Ibidutera kugabanukirwa tubihunge, kuko bidukamya mu inyota, Yesu ikatubasha, tukabihirwa n'urugendo. Kandi uru rugendo rurimo amahoro menshi, urugendo rurimo ituze ryinshi, urugendo rurimo imbaraga z'Imana zidutuza hejuru y'imiyaga y'uburyo bwose. Uru rugendo rurimo imbaraga zituma ubuzima bwacu bumera nka ya nzu yubatswe ku rutare. Si uko imivu idahari, irahari, imiyaga irahari, ariko ubuzima bwo gukurikira no kwita ku cyo Yesu avuga budutuza ku rutare. Imiyaga ikaza, imivu igatemba, tugakomeza duhagaze ku rutare. Ariko musaba inyota yo kumutamukuraho amaso, kugira ngo ubashe kwiyambura imirimo ya wa muntu wa kera, ubashe kuberaho wagukunze, wagupfiriye akanakuzukira. Uri mu myaka y'inyongezo yo kubaho kubwe, turi mu myaka yo kubaho kubwe. Twari abo gupfa, twari abo gucirwaho iteka, aduha agakiza, atwongerana iminsi yo kubaho kugira ngo tubeho kubwe. Usohoza agakiza kawe. Nkuko umuntu ajya mu myitozo ngo umubiri ugire imbaraga, niko ukwiriye kugira imyitozo y'umwuka. Kwiga ijambo ry'Imana mu masaha ya 24 y'umunsi, shyiramo kwiga ijambo ry'Imana, shyiramo kuryumva no kuribamo. Wisiba amateraniro y'abera nta mpamvu zikomeye. Wereka kugira iminsi yo gusenga no kuyiriza. Toza, kora imyitozo. Reka usenge mu magambo yawe. Data ndagushimye kuri nyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urisohoze. Turagusaba inyota muri iyi nzu Mwami, turagusaba inyota. Mwuka wera, kora umurimo mushya mu mitima yacu, umurimo mushya udukura mu ruzerero no kurorongotana, umurimo mushya udukura mu munaniro twazaniwe n'inyigisho z'ibinyoma n'imisengero itariyo. Twuzuza inyota y'ibyawe, turushaho kukumenya Kristo, twakira ikiruhuko kiri muri wowe. Ngo bya bindi byose zamboneko z'amezi y'amaturo kwa kubahiriza iminsi, ngo byose byari igicucu kibizaba, kandi byose byuzuriye muri wowe. Reka uwo mwuzuro usohore mu buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe, kiruhuko cy'ukuri gitahe mu mitima yawe. Turagushimira icyo wakoze ku musaraba ku bwacu, dushoboze kubaho ku bwawe mu myaka dusigaje. Twongera inyota yo kuba mu ijambo ryawe, twongera inyota yo kudakukuraho amaso no gusetinga amayindi zacu kuri wowe. Tekerezo byacu tubyerekeze kuri wowe, amahitamo yacu abe wowe. Utubere urukundo, tugukunde, twifuza ibyawe, turyoherwe no kuba imbere yawe, turyoherwe no kumva amagambo yawe, turyoherwe no kwihererana nawe. Urakoze Mwami mwiza. Reka umuruho wose waje mu buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe kubw'ibishuko bizinyanyagiye hirya no hino, uyu munsi ukorwe ku bitugu byabo. Bakire ikiruhuko cy'ukuri, bakire simplicité, bakire ibyo bintu byoroshye biri mu butumwa bwiza, ibyo wahishuriye abana batoya, ibyo watubwiye ngo abantu baba muri ubu bwami bakwiye kuba bafite imitima imeze nk'iy'abana. Imitima yacu igukingurikire, yakire byose biva kuri wowe nk'abana batoya, tudakize na kimwe mu byiza tubikiwe tukiri n'ahangaha dutakaza,
dutegereje kuzabana nawe, handi tuzabona ikamba ritangirika. Urakoze data, icyubahiro cyose nikikugarukire. Mvuze umugisha ku bwoko bwawe, mvuze guhirwa, mvuze kugirirwa neza, mvuze gusubizwa kw'amasengesho ari mu mitima yabo, gukingurirwa imiryango ikinze igihe kirekire, gutura imitwaro runaka iri ku buzima bwabo, ineza yawe yomatane n'ubuzima bwabo, bagarukane mu nzu yawe impundu n'amashimwe n'indirimbo nshya. Tuvuze amahoro ku gihugu cyacu ndetse no kugirirwa neza, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Mwami Yesu abaho umugisha. Reka turamukanye dutahane amahoro ya Kristo. Urakoze kuba mu nzu y'Imana.